mbere na mbere kubyakira gute? Ni match twari dufite marigire wenda ikibuga ko cyari giteye iyo biza kuba wenda iki kibuga imvura itaguye ntekereza ko byari kuba ari ibintu kuko nawe wabibonaga nubwo cyari kibi twari turi hejuru ya Musanze twakinaga nta kibazo tukubaka twahuje ibitego byinshi muri mita ya mbere byashobora kuba twarangije twakinze game mita ya kabiri Pesiri Musanze ni ikipe imenyera iki kibuga gukina ama second balls ariko ntekereza yuko result ivuyemo ikizi fair nta kibazo. President tukuzi nk'umuntu utajya uripfana ibyiza bivuga uko biri bibuka bivuga uko biri imisifurire aho twareberaga match naho twari twicaye benshi bigaragaje imisifurire igira icyo itubwiraho President. Ibi ngibi kame mu kipe nubwo abigiye kumanuka niba yarahishize ntabwo indi kipe ikwiriye kuba victime wenda y'intege nke z'indi kipe kuko ntekereza ko barubite bakwiriye kuba fair bakareka ikipe zigakina kuko ikipe nubwo abigiye kumanuka ikamanuka ibimerita ikagenda palme buryo umuntu kumanuka aba yarabikoreye ndabikubwiza uko vision ntiyamanutse buri yarabiharaniye irabikorera birayivuna n'izindi rero ziba zarakora ibyazo ntabwo dukwiriye kubona serious hari urebe ukabona umuntu yagize nkaho ari umudefenseur wanyu nk'ubideze assistant sifra giki President reka sinshaka kujya muri byinshi ariko kameme tukiraho hari ibyo ubona ugasanga harimo gukabya reka twumvikane hari ibyo ubona ukabona birimo gukabya rwose we sifura ikipe n'ibitsinda niba itanatsinze rwose ubwo nuko gira nizo ntege nke zayo. President ari kibazo umaze kubaza umutoza decision yo gukina uriya mukino mwakinnye twageragezaga kubona ko possession gukinira hasi mwarusaga Musanze ku kibuga kibi nyamara twari tuzi ko iraza kubempoza umukino decision nk'iriya ntabire nk'iyi n'icyondo ariko buriya hari ikintu kimwe nemera ntago uramutse usanze ingona muruzi bareni kaze kayisangamo barene ingona yakwicamo barene ariko nanone buryo ingona yibeshye kajya mu mazi magari gasangamo barene nta nubwo yahumeka rero gukina ma second balls hano kuri iki kibuga nije ya Musanze rero ushatse gukina nk'ibyikina hano ifite abakinnyi bafite gabari ifite abakinnyi barebare ifite rimwe na rimwe byanze bikunze bishobora kukumiza ibishoboka rero wowe urayihorega kintu byayo nawe ukayimaba nuko twagize umwaka ikibuga kikaba kibi iyo kiza kuba imvura itaguye nzi ko Musanze ari kuri hano bitego bimwe. President nkawe uri umu sportif bana n'aba sportif turabizi sigitangaza kubona n'umutoza Abudo ariko nta sano byaba bifitanye n'akazi. Abudo atoza abakipe yacu y'abatobayido niwe utoza junior zacu atoza U20 neje afite match ya kimwe cya kane rero yari yaduherekeje hano harimo umwe mu bakinnyi be kugira ngo bamuhe umukino wa 14 muri Axe umwana ukinisha imoso ni umwe mu junior bacu rero yari yaje shaka kureba niba koko abona niba yamwunganira ejo cyangwa se yanamureka ariko ashaka kureba kuko already phase retour yose yarayikiniye umwana uvuga ngo yamaze kugraduatinga buryo namubwiraga ko amaze gukora gakwiriye kumwita mu gihe shampiyona navuga ko iri kujya ku musozo President hari abakinnyi muri gutekereza batagize icyo batanga ashobora kuva muri equipe ya Gasogi muri uyu mwaka cyamuzagumana bose hari abandi mushaka kwinjizamo ahubwo mutegereza ibizaza ikipe ya Gasogi umwaka utaha moyenne d'âge igomba kuba imyaka 21 ubwo uri wese uri muri iyo range utayibonamo byanze bikunze tugomba dufite ikipe ya junior ikomeye by the way ntekereza ko n'uyu mwaka ushobora gutwara igikombe rero muri bo abakinnyi 8 bagomba kuguraduatinga bakiyongera kuri uyu nguyu uri mukina w'umwaxiyari ntekereza ko ari umwe mu badefenseri beza bashobora kuba bari muri iki gihugu bakinisha imoso. Ariko President uko tukuzi kuva wazamuka umwe mu bantu bafite ikipe ku giti cyabo yabaye stable ya ikipe umuntu amaze gukura mu cyiciro kizirwanira kutamanuka ku bushobozi igerageza kuri lista ariko tukuzi nk'indwanyi ubwo utangiye kuzamura abana bura ntushaka kugira ngo ikipe ibere nka Marine biraho iby'ibikombe cyabitekereza ahubwo abana nibo ndwanyi tekereza ko tuzatwara n'igikombe dufite iyo kipe kuko icyambere bifite ADN yawe ibizi by'uwanga ibizi by'ukunda iba ari ikipe usibye wenda ishyano ryateye muri iki gihe ubundi ikipe y'abana igomba kurangwa n'ibintu bibiri bikomeye gukina umupira no gupressinga iyo kipe rero ntabwo yakina muri izi kipe zizana abantu b'abasaza bari mu minsi yabo yanyuma ndatekereza ko ariko bizabikomeye dufata urugero rwiza rwa hafi mu bakinnyi bari mu gukora ikinyuranyo muri iki gihe bose ni abakinnyi bato urugero fata uyu Hakimu Hamisi utsinze igitego wari wambaye numero 8 uyu nakinaga wabibonaga cyane okay uwo twaze tumushyire ku ruhande fata uyu Alex wari muri Axe wari wambaye numero 14 uyu yakinaga wabibonaga fata uriya mwana warasi ibitego bibiri nubwo kubera technique n'ikibuga cya mugoyi uriya rival iyo babaze rero ukareba bene iyo reba uyu wari wambaye numero 4 mu mugongo akinagamo hagati iyo urebye abakiri rubato
nibo bakora diferanse. Erega n'uyu kapiteni wacu nabiri buriya ntarengeje imyaka 25 Akbar. So iyo ubongeyeho abandi uba uri siri ku ikipe igomba gukora ibyo. Hari ahantu udashobora kurekura cyane, ugomba kubashyiramo nibura eremenye nkuru zibayobora, ariko ugomba kubaka ikipe kuri 6 kuri 4 6. Ubu ni ukuvuga ngo 30% ikaba ari abakinnyi b'abajene, 40% hari gahunda y'umutoza perezida. Ariko ikibazo cy'umutoza ubu ntabwo aricyo tuganira. Sasha afite ibyangombwa kandi kuva Sasha yafatiye ikipe ntaratsindwa make niwe. Ndabikubwiza ukuri, yatsinze Amagaju kandi zose cyane ikipe mbi, cyatsinda Mukura, yaragaritse Musanze nuko byanze. Wenda ubutaha izitahiwe zo ndisiri ko zizahagwa kuri pe. Se zitaha muri mugumane. No sugira ngo Sasha ikipe nta irangiza amakipe 6 yanjye. Uyu nguyu muri make no subira musabye bishireho umucyo perezida. Muri make 3 asigaje. Utayiza ko Sasha buramo munota 6. Ntabwo bishoboka, ntabwo yego. Hanyuma perezida nk'umuntu w'umunyamupira ugerageza gugerageza mu ndekure yego kurekura perezida, dukore prediction. Ndumva nshaka kubyumva biturutse kuri wowe. Bigeze ahakomeye, Marine iratsinze, Bugesera iranganyije, muranganyije muri ama equipe ari muri competition yo kumanuka. Tubwire ama equipe ubona ashobora kumanuka. Ikipe yamanutse iramanutse mu kanya yabikoze yayiherekeza ikipe ya Vision nabwo ariko itari ikipe mbi. Buri ikintu kimbabaje nuko ikipe imanutse izizabutse ziri munsi yayo. Buriya nturangase zita ishize amakipe yazamutse yose ari Rutsiro ari Vision zari ikipe ubona ko zije, ariko amakipe yazamutse uyu mwaka ndabona si meza ku rugero rwamanutse, ariko ibyo wenda bazubaka ukwabo. Uyu munsi rero nyuma yaho Vision yo iragiye nta kundi mu makipe mbona ashobora